turaca mu Rwanda turebe uko bihagaze hano, cyane cyane mu Rwanda abaturage bagiye basenyerwa hirya no hino mu gihugu. Baravuga yuko ibice cyane cyane abaca mu ibyo bice cyangwa se abaturiye hafi y'ibyo bice baravuga bati ibi bintu basenyeye abantu, bavuga ngo nuko no kubimura ku gahato cyangwa se bahita ngo mu manegeka, atari ko icyo badusigiye gikomeye n'amabandi, kubera ko basenye ahantu basiga ahantu mu bihuru no mu matongo n'ibiki byose. Ati bo mabandi, cyitwa amabandi nicyo kimereye n'aba bantu nk'abaturage bari hano muri Kigali, cyane cyane muri aka gace bavuga ngo ni mu Budurira. Ndabona ari abaturage baho ngo bavuga ko hahindutse indiri y'amabandi. Abahanyura rero ngira ngo muri bira bice bya Budurira nibo bari gutabaza bati nta muntu haca neza mu igihe uhaciriye byanze bikunze utwawe baratugucuza ndetse bakabana hagutsinda neza. Ni bira bice rero ngira ngo murabizi ko mu mujyi wa Kigali habaye ibice byo byabavuga bati no gusenya hashingiye ngo kugira ngo barebe uburyo ngo no kurwanya amanegeka. Ariko ngiye ibintu ntemera uko ikintu cyitwa amanegeka cyangwa se gusenya kubera ibiza nyandeba ukuntu protection y'abaturage, protection de civil ku isi hose ikorwa. Ubona na bira bihugu za Yemen, za hehe hose, ubona no muri Amerika ubonye ko amazu arashya, imyuzure za tsunami zikaza n'ibiki byose, ariko nta muturage bavuga ngo senya, wasenya se ukajya he kandi utaza aho uzajya uko bizaba bimeze. Ahubwo hari ibiza byari byo biba ari bibi cyane, kubera ko ni ibiza bivuga ngo bije bikaza bigakubita nk'ahantu hose angana n'u Rwanda hose, bikaza bigakubita, ariko ntawe babwira ngo have, ahubwo bacungana na sezo. Bakavuga bati sezo iyi niyi ibintu bizaba bimeze gutya, abashobora kuzavaha indege zikaba zira ngo zo kuzevakiwa, abantu bavuga bati ishobora kuzagera ngaha, abafite ibyago cyane byo kuba bakavuga bati memo, ariko igihe cyagira babona wa muyaga w'ibyo bizugiye, bakavuga bati okay mugaruke mwongere mu muture, abantu bakongera hagaruka bagatura, ubona bahava burundu. Ariko hano ngo kubera ko umuntu ngo ariko nyine mwarabibonye ko kigamijwe hano cyagiye kinagaragara cyane, abaturage bagiye berekana si ikibazo cyo kuvuga ngo nibiza komuteri, ahubwo nibiza mu mufuka, ibiza byo mu mufuka. Ibiza byo mu mufuka rero nibiza bishingiye ku bishingiye ku bukene n'ibindi byose, n'ibindi bibazo bigiye bihari kandi abantu bose bagiye bagaragaza cyangwa se bagiye babona. Ngira ngo rero banywanyi bacu bakunze kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, ngira ngo ahantu turaza kubigarukaho tubyitseho cyane, tujye i Masisi turebe uko situation imeze muri rusange. Muzi ko amaze iminsi hari intambara ikomeye cyane, ndetse mu bice bigiye binyuranye bya Kongo, icyo bita drone yararasa za nuza zirarasa ziriya za Skoi cyane mu buryo bukomeye cyane. Rero ziza nk'igisiga nukuza zihumbaho amapozisiyo, kuko bavuga ko nibura pozisiyo enye za M23 zarashwe mu buryo bukomeye cyane. Iyo baho pozisiyo enye rero abasirikare bari bici nibi babarasiye icyarimwe, hariya kugira ngo haruko ku muntu burya nyine bari bizabara bavuze. Nabonye abanyayisiraheli, hari abanyayisiraheli nabonaga niba bari mu tugari, niba ari biki bari hano mu Rwanda ngo baje gusura u Rwanda n'ibiki, bamwe bataba abanyayisiraheli bite byabo, ariko bakavuga yuko niba ari abarwanye babakora abarwanye muri iriya ntambara iri muri Isiraheli bakaba baje mu Rwanda. Nanone ikindi kiri kuvuga hano mu Rwanda nabonye ni abarundi bari gutaha basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi ku bushake, impunzi nyinshi ku bushake, nta uzicyura ku gahato cyangwa zifatireho imbunda, ntaki ari ukuvuga tuti twebwe dushaka kwitahira iwacu mu Burundi. Iyaba byashobokaga n'abandi bose hari abari mu nkambingo y'abaye Mahama, ndetse akaba n'abandi bari batuye mu mujyi wa Kigali. Tuye mu mujyi wa Kigali bavuga bati yamaye nka data. Bari abarundi batuye mu mujyi wa Kigali rero buriya kugira ngo banafate icyemezo cyo gutaha, ndetse n'abari mu izo nkambi, ikintu cya mbere bari kureba n'ubuzima buri muri Rwanda. No kuri kw'Imana ntago ntekere sinzi umuntu wabatekereza akareba nk'igihugu nk'u Burundi uyu munsi, igihugu gitekanye, nta ntambara, ubuyobozi bwaho perezida wabo arajya mu biromba kerekana ati dora amabuye y'agaciro sha Burundi n'Edeni turakize n'ibiki byose, uri kubyumva. Noneho ngo akareba akabona kuna amakamyo amakamyo apakira amabuye y'agaciro ajyana ukuntu buri barimo batera imbere, ngo n'abatuye i Kigali amanuka yiture Nyabugogo, uri kubyumva, yiture Nyabugogo asange umwembe waturutse iwabo i Burundi, ntuje diregite ku mupaka, wagiye gukubanuka Tanzania cyururururu, agende nagera Nyabugogo asanga agiye kugura amafaranga 1000. Ati yibuka ati sha tindibuka mu kiyanja na cyehe hose muri za
cye byose atizana atusi ku myembe iri guhubagurika twayiraga ubu nakibuka igiti yasize iwabo n'itongo yasize iwabo irimo iraribwa mugabo n'ingunzu akavuga ati reka twigire iwacu i Burundi kuko ubuzima hano burazimbye burakomeye akamanuka akareba zijya ndagara z'indundi urumva kugira indagara z'indundi zano n'izicuruzwa ziracuruzwa kamemu zirahari akabona imikeke kiracuruzwa n'ibiki byose ariko akareba igiciro ziri gucuruzwaho no kuvuga ngo niba zitavuye Burundi direct ngo zomoka Kanyaru zize mu Burundi zizakubanuka Tanzania zijya kugwa guta urumva ziragira Tanzania umusoro zibe Tanzania za mu Rwanda umusoro zizagira uri kumva hano zigeze ku biciro zirazimbye mugabo aravuga ati riho shunda hendwa n'ibiryo by'iwacu nta wanyirukaza reka twitaye Barundi rero Barundi kazi bashinga naye namwe bigeme muri mu Rwanda rwose mugire courage yo kwitahira mwisubirira iwanyu ahubwo muharanire yuko ibihugu byose byakomya byabana neza kuko mwarahakunze iby'u Rwanda mwarabibonye ntekereza ko gufata icyemezo cyo gutaha uvuye mu gihugu sinzi hari uko ureba icyo gihugu kavuga ati iriya quelque chose kisa na vapa reka nigire iwacu ariko gira ngo burya Burundi n'u Rwanda njye mvuga ntibishoboka byakagombye no kuba igihugu kimwe noweze ko rurimo ari rumwe n'ibiki byose Burundi n'u Rwanda hari n'utundi duce twinshi burya tunavuga ikinyarwanda n'ibyo byose mbona byagombye kuba bimwe bigakora na collaboration nini cyane imitungire imicurize ibi byo kwirwana baryana mu byo za politique birwa bamwe bagira guti ibi nibi bikarangira burundu abantu bakabana neza mu mahoro ariko mukomeze mutunganwe ibihugu byanyu bikore neza ibintu bigende neza imyembe abiki byose buriya Burundi aba ibintu byinshi cyane hari n'iki ntuza none ibyo byose bizimo ya mipaka yarifunguye nuko rero mutaye ku bwinshi bizaba byiza cyane ya byashobokaga nawe ahubwo sindibaza impamvu abantu bari muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru kwa 2023 bivuga ngo yarasekirije ngo yazanye umutekano ikanangira na UN kugira ngo ikibuga cy'indege gifungurwe in European maze iminsi saba ko kira kibuga cy'indege cyafungurwa ngo abantu baje assistance humanitaire yarabyanze ngo amahoro ngo arari ngo umutekano hane ngo abantu basuye mu bya none ko abantu basuye mu byabo kaba yarazanye umutekano izi nkambi z'abantu baturutse muri Kongo ziramara iki kujya mu gihugu kubera iki ko ari bo banarwaniye bati dutahe nibyo mbabwira ni ibintu bya politike biba ari ibintu bitoroshye abantu baravuga ngo turi kurwanira ibi ngibi kandi mu byukuri hari behind inyuma hari ikindi kintu cyihishe ikindi nyuma y'ikindi kintu bari kurwanira Kongo yanze ko ikibazo cy'impunzi gikemuka sibyo M23 yafashe Nord Kivu na Sud Kivu irahanweza zagoma yarafashe n'ibiki byose none bano bari kumara iki mu Rwanda kuki takoze ro kontrere ngo ivuge ngo mwanze ko dutaha none twarastanze kuki nikora icyo kinyuranyo yerekana iti Kongo yanze ko abantu bacu batanu none twega ducyuye abantu bacu ngaho mu gikiziba ariko ikiziba sinzi ko bazanataha nzi ko kiziba nabonye banahakubise kaburimbo igera ko hariya ku nkambi simbizi kabisa nta wamenye mugeze amazi igeza hose mucyura abantu niba uko mwarafashe Kongo mwarayitekanyije mudakeneye assistance humanitaire mudakeneye ko abantu baza kuvurwa cyangwa se biki amahoro yarahinze kuki mudacyura abantu ko amahoro yahinze nibura ngo Kongo muzare ko abantu mwacyuye izazi kababwira ngo mugende harabura iki imyaka abantu bamaze imyaka 30 bari mu buhunzi kuki ubu ngubu mwafashe mukaba nyuma yo gukaba mutasubizamo politike bari iki Kenya ntago iba yoroshye muko ro banywanyi bacu bakunze bo kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda mudukurikira muri mu Rwanda ro tubahaye ikaze kandi tukomeje kubasuhuza mwese ikaze mu biganiro byacu twongere tubasuhuze abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mudukurikira mu Burundi twongeye kubasuhuza cyane mukomeze mugubwe neza cyane mukore injya iboneke mugabo mukore cyane ni byiza kandi burya igihugu cyubakirwa mu bushake bw'abanyagihugu no gukora burya ikintu bita ibihingwa ngandurarugo ngengabukungu ibiki byose bizamura igihugu cyane ariko buri igihugu kidafite ibiryo kiba kiri mu kangaratete burya ibihugu byose bigomba burya ubutegetsi bwose buba bigomba kujyaho mbere yo gutekereza ibindi ikintu bita imibereho y'abaturage myiza ni cyerekeranye n'icyo mu nda kijyamo mugahinga ibihingwa ngandurarugo ngengabukungu mugahinga ibyongera imbaraga ibyubaka umubiri bitirinda indwara n'ibindi byose kugira ngo rero ibyo ngibyo nibyo bifasha abantu kandi bikagenda biba ibintu ku murongo neza mu buryo bwa nyabwo nuko rero reka rero tugaruke muri Tanzania tubasuhuze muri Uganda
mwese mudukurikira, Kenya mwese mudukurikira tubahaye ikaze, za Nairobi, Mombasa mukomere cyane, Zambia turabashuhuje cyane, za Mozambique, namwe muri Malawi mukomere cyane. Nanavuze ntabona umuntu wo muri Malawi komanta ntago nzongera kubasuhuza muzamudahari. Afrika y'Epfo namwe murahari nubwo muhuze cyane, murimo murashakisha ubuzima cyane, ariko Afrika y'Epfo ubona ko mw'iyi minsi umenye ubukungu butahagaze neza, mega zarabuse tujye tubaseka. Twasuje abari muri Cameroon mudukurikira niba mugihari cyane, niba mwaragiye mu kazi, yari maze iminsi mu myivumbagatanye muri Cameroon ariko kumenya byaragiye ku murongo, aho mumaze gutorera bia saza rwose ubutegetsi yarabucakiye neza. Turabashuje rero mudukurikira muri Cameroon, mukomeze mukomerikire cyane kandi mukoreshe ya nyinshi cyane abari mu Burayi, mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, za Suisse, za Swede, za France, za Belgique, UK na ho muri mu Badage mudukurikira mukomere cyane. Abari mu Budage bamutega muri mu Budage, namwe turabashuje kuri radio Umusare mudukurikira. Kera mwajyaga muduha ibiganiro tuba tubazirikana, n'abandi mwese mudukurikira muri mu bihugu by'Uburayi. Nuko rero mukomere abari hirya no hino muri za Canada ndetse n'abari muri Amerika mudukurikira mwese, inshuti zacu zose ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakongomani bariyo, abanyarwanda bariyo, abarundi bariyo, abanyamerika nyirizina bariyo mudukurikira, muhawe ikaze. Australia rero namwe turabashuhuje cyane, hari inshuti zacu zikomeye cyane, namwe tubahaye ikaze kandi turabashuhuje. Muzi twiyemeje kugira ngo tubatera kamo tubasohoze, tuzatubabwira tujye tubavugana. Hari abantu benshi cyane bariyo, ndetse n'abari Dubai mudukurikira iyo mumaze kuva mu kazi n'izuba ryinshi cyane, ariko mukomere cyane abari Dubai hariya iri mu bintu ngo byohereza amaproduit hano byanze bitwoherereza ibicuruzwa, ariko kugira ngo nuko nyine twaje reka twigarukire neza mu kiganiro cyacu, ariko dutangira ikiganiro tubanje kwicisha bugufi tugasaba Imana kugira ngo iturengere, idukomeze, iturinde icyago, iturinde icyaha, iturinde ikibi, umubi, imitego yose n'ibigeragezo yose uterwa n'umwanzi Satani. Imana rero nyine ni inyampuhwe, Imana ni iny'imbaraga, Imana isumba byose kandi ishobora byose, ituba hafi umunsi ku munsi kandi ikaturengera amanywa n'ijoro. Dukomeze rero tuyisingize, tuyirata, tuyisabe kugira ngo ikomeze ituyobore, iturinde, idufashe, itube hafi, itugenderere kandi tuyitimbataze, iduhe amahoro n'urukundo iwacu. Hari iwacu dufite ibibazo byinshi mu gihugu cyacu, Nyagasani Imana ireba byose kuturusha, ariko ikintu cya mbere Imana ikwiriye kudufasha ni urukundo, kuko urukundo hano ntarwo. Burya ngo abadakunda ntibaba bazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Turayisaba rero kugira ngo idufashe, twongerere imbaraga kugira ngo tugire urukundo. Imana iduha urukundo rwose. Burya hariho urukundo ntago wakwica umuntu, hariho urukundo ntiwamwambara, hariho urukundo ntiwamugambana, hariho urukundo ntiwakwima umuntu ibyangombwa ngo umubuze uburenganzira bwe bwose. Hariho urukundo ntago warenganya umuntu mu butabera wacu, ubutabera nyabwo. Hariho urukundo ntibakwimana akazi ngo ugende ukabike ngo nkegereje kanaka. Hariho urukundo habaho ubutabera nyabwo biragendana. Hariho urukundo ntago waribya ngo umene abantu bicwe n'inzara kandi mu by'ukuri ubona hari icyo hagombye kubafasha. Banywanyi bacu rero bakunze bukuriganza ndetse no kuritsinda, ngira ngo ibyo ngibyo murabizi kandi murabisobanukiwe. Reka rero dukomeze duharanire yuko ibintu byarushaho kugenda neza, amahoro yaganza ndetse n'ibyiza byose biturutse kuri Nyagasani bikabana na buri muntu wese. Banywanyi bacu rero bakunze bukuriganza, Imana ngira ngo buriya yatwumvise, ariko reka twubame tuyisabe kugira ngo ikomeze ibane natwe. Izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yagere hose, ushaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu mitwoshya, ahubwo dukize icyago, amen. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragiye usatwa abanyabyaha kuri njye tuzapfira, amen. Nyagasani Imana yacu, uratuzi kandi uratuzi neza kurusha uko twizi, ariko ikiri imbere muri byose cyangwa ikiruta byose
no kuri umuremyi wacu, ukaba uri umuhanga, ukaba uduhora hafi, uturinda amakuba yose, intambara zose n'ibigeragezo byose. Nyagasani twiteho, dawe utugirire neza kandi utugirire impuhwe, we rukundo, we rumuri w'agatangaza, kandi ukaturinda ibyago byose n'amakuba yose, ibigeragezo byose n'imihangayiko yose. Murengezi wacu rero duhora hafi, komeza uduhe gutsinda icyago, uduhe gutsinda icyasha, kandi uduhe gutsinda ikibi cyose. Uratureba kandi uratuzi, udufashe kugira ngo dukire kandi dukizwe. Udufashe Nyagasani, ureba abari mu nzu z'imbohe, mu bitaro no mu buhungiro, abari mu bibazo byose bitaboroheye ubabe hafi, kandi intambara zose Nyagasani duhanganye nazo uduhe kugira ngo zirangire. Uhoraho uturengere, wowe Imana Data na Mwana na Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wowe n'ubundi iteka ryose. Amina. Uturinde Nyagasani byinshi, uturinde Nyagasani imitego y'umwanzi, uturinde Nyagasani ibiduhungabanya byose n'ibishaka kutugirira nabi umunsi ku munsi, ahubwo duhorane ituze n'urukundo rwawe Nyagasani, byose byamuje Kristo mu wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen. Nuko rero hano twari turi mu bice biriya bavuga ngo ni ibice byo mu Budurira. Mu Budurira ngira ngo ni hano muri Kigali, aho bavuga basenye amazu, ariko abaturage baho nubwo babasenye bakavuga yuko rwose ndetse n'abahaca bose kavuga batari ko Kigali bahasenye, ahantu bahasenye kugira ngo iyi nzira ibe yigarurirwe n'abagizi ariko ntushobora kwiyumvisha ukuntu i Kigali habura umutekano. Ariko na Rubavu yegeranye na Nuza, ariko nayo yabuze umutekano nkazwe. Igihugu cyose kirimo utubazo twinshi cyane pe. Buriya rero reka babwire, ibyinshi nibyo mutumva. Mwumva ibintu kubera ko habashije kugera itangazamakuru. Hari aho itangazamakuru rero ritagera. Hari aho itangazamakuru ritagera. Hari aho numvise ni mu bice bya Karongi. Mu bice bya Karongi numvise ngo ni umudamu nawe batemaguye banamuta imyanda mu kanwa neza. Harabyumvise Karongi muri biriya bice byegereye ruguru za Karongi za ruguru hafi y'ishyamba. Ariko aho ngaho ntushobora kubimenya, ni umudamu nangwa bita Nyirabasare. Beza baratemagura ngo baracocagura baragira gute. Nibyo mabwira ni mu Rwanda vraiment nta ntambara igaragara turimo, ariko intambara itavugwa cyangwa se iri mu mitima y'abantu irengeje intambara hari igaragara n'amaso. Intambara y'amaso ushobora kubona, ushobora kuyirwana ukayirangiza, ariko intambara iri mu mitima y'abantu ndakurahiye mba mbona ni ukuri kw'Imana iteye ubwoba pe. Nko kujya mubicira iki kandi ari iki, ahubwo murebe intambara, kuko ntushobora kwiyumvisha ukuntu igihugu abantu birirwa bicana batemana bagira gute bakora ibiki, birarenze biba biteye ubwoba. Twigarukire rero ngira ngo ibyo biba byumvikana. Hari abavuga ngo hakwiriye guhamagazwa Minisiteri y'Umutekano bigasobanura ku buryo umutekano bura mu gihugu. Hari umuntu wabivuze gutyo ati kuki ubu bwicanye, ati ni ukuri kw'Imana buteye ubwoba buri muri Rwanda. Gufata abagore ku ngufu, ibibazo aho bageze naho bafata abakecuru nyabakecuru. Nkaribonye mu Burasirazuba umukecuru nkaribonye ara kuri BTN avuga ati barafata barangiza ngo barangiza bagakubita umunwa, bagakubita tundi ngiye kubona umuntu araramfasha ashwanyuje umunwa. Guko urumva ko u Rwanda rufite ibibazo, wagira ngo hari turi mu sinzi biteye ubwoba. Banywanyi bacu rero bakunze kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, nagira ngo nabashimire, ariko agatanga ikiganiro mujye mukora share, mukore na subscribe, kugira ngo buryo byawe bihagije na like, ariko nabyo ni byiza. Hari igihe burya ureba abantu reba nk'abo bantu bari gukurikira bangana gutyo aho tugeze ikiganiro ukuntu mungana, uraho nturakora na like, byo yibura abantu ugasanga mungana mutya uri kureba. Kuko imiterere y'Abanyarwanda, burya Abanyarwanda ikintu nabonye nanze mbagaye, Abanyarwanda ntago bahuye. Burya abanyamahanga n'abantu bashyigikirana cyane iyo ari ibyo, ariko Umunyarwanda mubwiza ukuri, hari ureba ikiganiro cyawe kikamuryohera kumva ni cyiza, ariko kubera ko ya miterere y'Abanyarwanda abantu bameze nk'abantu sinzi, akumva ese ndi kumuteza imbere nimuhara ikabakira nibigira gute ni gute. Ni kwa kundi n'ubu ngubu uzabirebe hano hanze babona atangiye yagiteye imbere kuko ari gucuruza miti, ati dore yadukiranye n'ibiki byose. N'abantu ngira ngo muba muri kundeba benshi babwiza ukuri, hari ukureba
akumva binashoboka yaza bisoboka akisiba mu mubare w'abakubonye pe ahubwo ni wa wundi ushobora kuza ntanaguhe na like kuko like burya sinanamenya ngo ni bakana kabampaye like ninde sibyo commentaire we burya nshobora kumenya ngo uyu munsi ariko akenshi ari n'igihe abantu baba bagaragara ku mantuza bagaragara ba comments ari igihe akenshi utanamenya ngo ninde ariko mu by'ukuri nibyo miterere y'abanyarwanda muduteye nabi rero niyo mpamvu ubona n'iterambere ry'abanyarwanda rigorana kubera ko abantu ntago bashaka kumva ngo kanaka. U Rwanda rero ruvuga ko u Rwanda rwavuze ko rwashubije iwabo ku bushake impunzi z'abarundi zirenga 100. Nuvuga rero impunzi z'abarundi zirenga 100 mukomeze. Leta y'u Rwanda ivuga ko kuva muri Kamena 2008 nako muri Kamena kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2000 imaze gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zirenga 30,000. Izindi ziramarike. Izi zasubiye iwabo ku bushake hari yapfuye. Hari yigeze igira ikibazo batahe. Buriya nabari abarundi birirwa bashakisha bituma tunashwana tutabana neza baniyo mbare nabandi. Buriya ndi nkabo nanyerera nk'umusuzi cyasa wa muyaga wo mu majyepfo nkitahira nkisubirira mu Burundi. Nagera ku mupaka cyase ku butaka bw'u Burundi nkamanika amaboko kavuga nti ndizanye mu nyice cyangwa se mu mfunga nje nta ntambara nawe ndwanye nake kandi umubwiza ukuri umuntu agiye gutyo simpamya ko abarundi bamufunga nta nuwo bakwica pe umuntu wijyanye gutyo avuga ati ndaje Uburundi rwabwicaye bufite ubuvuga buti dufite ikibazo cy'umutekano turikanga abanga bashobora kudutera n'itime n'ibiki byose bari bose bavuga bati tugiye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi rwose twigendeye gake n'inama tuba turi kubaha niba dushaka kubaka Afrika turateza intambara y'iki turateza ibyago by'ikibazo by'iki wagiye mu Burundi ugakora ibiki byose n'ibiki byose abantu ushobora kwigendera rwose ukavuga uti ndatashye wacu ngo mugende icyo kintu cyawe abarundi bose bakwiriye gutaha ubundi ibihugu byose nimara kugirana umubano mwiza amahoro yahinze muzajya mugaruka musubire mu Rwanda Abanyarwanda babi Burundi hari abanyarwanda bazakina kujya gutura ni Burundi n'abarundi bazakina kuza gutura mu Rwanda ibihugu bikabaho mu bwisanzure nta kwikekana ntacyo nta ibintu byo kwirirwa wicara ugatekereza nzahungabanya igihugu cyacu n'ibiki byose ibyo bintu ntago ari ibintu byiza rwose ahubwo dushaka uburyo twubaka Afrika nyayo ubundi abategetsi nabo ikintu tubagiraho inama ni ukurushaho kugandukira abo bayobora ndetse n'icyo bita ya solidarity tukagira n'icyo bita liaison iri compact iri très métallique liaison hagati y'abayoborwa y'abayobozi y'abategetsi n'abategekwa tubivuge gutyo kuko burya giye nkunda gukoresha terime y'ubutegetsi bibita ngo no kuyobora ngiye ntago njya mbyemera kuko nta muntu uyoborwa umuntu usayoborwa ni ikinyabiziga ikintu burya ngiye mbona kuyobora mbona ari ukujyana ikintu mu murongo icyo kitazi yo kijya ariko wuza aho kijyana kwa kundi uyobora imodoka kwa kundi uyobora umuntu amatungo kwa kundi uyobora umuntu wagize uyobora umuntu utazi yajya kwa kundi urumva ngo umuyoboro w'amazi amazi arahuruduka agashishi yo kagiyemo karagera gutya amazi aragenda n'agashishi kakagenda ibintu mbona terime nziza igendanye n'amategeko no gutegeka kuko gutegeka bigenda n'amategeko ikibi no kuba umutegetsi w'igitugu cyangwa uzadakurikiza amategeko umuntu agomba kuba umutegetsi ntagomba kuba umuyobozi nicyo ngiye mbibona kubera iki kubera ko umutegetsi akurikiza amategeko iyo bavuze ngo gutegeka ngo hazamo igitugu oya gutegeka ntabwo ari ijambo ry'igitugu gutegeka amategeko gutegeka ni inshinga sibyo gutegeka ni inshinga amategeko akava mu gutegeka kukize batayisa amayobozi bakayita amategeko nicyo kintu ngiye mbona ari ibya amategeko dukoresha code penal code procédure pénale code civile constitution n'ibindi byitwa amategeko sibyo amategeko abayashyizweho niki n'abategetsi bo ku rwego runaka kukize batayita amayobozi amategeko agomba kujyana n'ubutegetsi ubutegetsi bwite bwa leta kuyoborwa suyoborwa kwa nini naravuze ngo no gusigiza hakundi bakunda kureba ikintu ngo turi kubayobora umuntu ntago umuntu muyobora kuko umuntu nawe azi ubwenge ubundi uramuyobora wowe urinde kandi nawe mu by'ukuri urabuyobora umuntu uri umugaragu wawe umuntu umutegetsi ubundi ni umugaragu w'iki
ni ukuvuga rero niba ari umugaragu wawe w'abaturage agomba kujya hariya agashyira mu bikorwa ibyo amategeko asaba n'icyo abagiye gukora, abagiye kuba umugaragu w'itegeko, akaza rero kuba umutegetsi. Ndabategeka kugira ngo mubahirize aya mategeko. Ese ubwo iyo logique siyo? Niko ngiye mbyumva. Leta y'u Rwanda rero ngo yatangaje ko impunzi z'abarundi 115 zasubiye mu gihugu cyabo ku bushake ku wa kabiri zinyuze ku mupaka wa Nemba Ruhana wa Nemba u Rwanda Ruhana n'u Burundi uri mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ibikorwa remezo n'ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko ku itariki 27 Kanama 2020 imaze gucyura ibinyujije mu gufatanya n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi HCR imaze gufasha gusubiza iwabo ku bushake impunzi zisaga 30,907. Ni nyinshi cyane. Amafoto rero yatangazaga ko ishami ryo mu Rwanda ni HCR niyo minisiteri ku rubuga rwa nkoranyambaga y'isi igaragaza ko impunzi zifite ibikapu nyine ibyo biragaragara. Iyo minisiteri ivuga ko rero kuri ubu mu Rwanda rucumbikiye impunzi 52,863 z'abarundi zirimo 42,421 ziri mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe burasirazuba bw'igihugu, naho izisigaye zose zikaba ziri mu bice by'umujyi. Byose rero bakwiriye gushakisha uburyo badirija vers berekeza iwabo. Nuva rero iyi minisiteri rero yongeyeho ko ibyo bishimangira ibyo u Rwanda rwiyemeje byo kurinda no niko bavuga rero umubano w'u Rwanda n'u Burundi rero wabaye mubi kuva mu mwaka wa 2015 ubwo Gitega yashinjaga Kigali kugira uruhare mu igeragezwa rya coup d'etat. Byo ngibyo ngira ngo murabizi. Leta y'u Burundi rero yakomeje no gushinjura Leta y'u Rwanda kugira ingwate impunzi z'abarundi no kudatanga bo ishinja kuba bari bakuriye umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ngo bagezwe mu bucamanza. U Rwanda rurabihakana. Mu myaka rero ishize habaye ibikorwa by'impande zombi Gitega na Kigali byo kugerageza kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ibintu rero byasubiye irudubi mu ntangiriro ya Mutarama 2024 ubwo Burundi bwongeraga gufunga imipaka yabwo y'ubutaka bw'u Rwanda. Mu mpera ya Mutarama muri uyu mwaka wa 2025 Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye rero yavuze nta gihamya atanga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye, ariko muri Werurwe wa gatatu uyu mwaka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vivienne Nduhungirehe yatangaje ko igihugu cye n'u Burundi byari biri mu nzira yo kureka ubushyamirane no kutumvikana. Umubano hagati rero ya Gitega na Kigali warushijeho kuzamba ubwo Burundi bwoherezaga ingabo zabwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'ingabo za RDC kurwanya inyeshyamba za M23. Cyo ngicyo numva atari ikintu bahagombye gupfa, kuko u Burundi ni igihugu kigenga, Kongo ni igihugu kigenga, u Rwanda ni igihugu kigenga. U Rwanda rutewe rufite uburenganzira bwo gusaba Uganda ati mu dutabare bitewe n'amasezerano bafite, rufite uburenganzira bwo gusaba Amerika mu dutabare bitewe n'amasezerano bafite, sibyo bitiswe wenda ngo nabacancuro ko ngo batacana, ariko ibihugu niba byemeranye gutabarana numva ibyo ngibyo ntasakirire ngo ngiye uko mbyumva yabifitanye iyo ntuza byarashyize hamwe urwego rw'ingabo pe. Numva u Rwanda rwose bitagakwiriye kuba ibibazo. Abategetsi b'u Rwanda rero ngo bagaragaje ko batishimiye icyo gikorwa kuko ngo bashinja ingabo za FARDC gufatanya n'umutwe wa FDLR. Abategetsi bavuga ko uteje inkeke ku mutekano w'u Rwanda. Aha rero niho u Rwanda rushingira ruvuga ruti turashwana n'abarundi kubera ko ngo bajya gufatanya ngo na Kongo kandi Kongo ifatanya na FDLR. Nicyo kibazo uhanga ngo u Burundi bwagize gute umva rero nk'ibihugu cyangwa se niba ubundi bihugu rega no gukorera abaturage. Ikigomba kurebwa ese muri Kongo habaye intambara, Kongo yaratewe, Kongo ibi bimeze gute? Niba koko tuyikunda twifuza ko erega Kongo dukeneye umutekano w'abaturage babo nkuko twifuza umutekano w'abaturage b'u Rwanda, ni nako twakwifuza umutekano w'abakongomani, niko twakwifuza uw'abarundi. Ubundi noneho tugafatanya n'ibyo bihugu byose kugira ngo turinde n'imitekano yacu. Kuko erega ibi ndi kuvuga ntago ndi kubivuga kuko mfite biba bigaragara. Ntago Burundi erega ntabwo bwabanye n'u Rwanda, habanye n'u Rwanda cyane.
uze ba Mushayidi bafashwe baturutse baturutse Tanzania, ahageze bakamupasa Burundi kuko yari afite pasiporo y'u Burundi, agahita yitera bamujugunya mu Rwanda. Bari abantu bashinjaga imvaga ya Victoire ntibaturutse mu ntuza, abantu benshi bafungiye mu Rwanda benshi ntibafatiwe i Burundi bakoherezwa mu Rwanda. Neze igihe ntago bari bafitanye umubano mwiza. Kubera iki se ubwo umubano ucika kubera iki? Kandi abarundi barafataga abo bita abanzi b'u Rwanda, abo u Rwanda rwita abanzi barwo, sibyo nta abanzi barwo, aba Mushayidi baba bita abanzi b'igihugu. Ariko icyo ngibyo byo kuvuga mu bwanzi w'igihugu ukurikije ibyaha abantu baba bafungiye, ibyo byose ngira ngo tuba tubizi bya politike. Kubera iki Kongo murabizi ama operation yagiye aba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndavuga ni ibi bintu ntago biba byoroshye. Ama operation yagiye aba bahamudacumura barapfuye, barumbago niba ari rumbago barapfuye, bari ku kindi gice cy'abarwanyi, abenshi baratashye. Aho se mu by'ukuri ahantu wibaza ikintu kavuga uti ibihugu byari byaragize ububano n'ibiki byose, ahubwo ntiwamenye bya politiki. Abategetsi b'u Burundi nabo rero ngo bagiye bumvikana bashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa Gitega, kandi ko nawo ufatanya n'umutwe wa M23. Byagiye rero bivugwa kenshi na ONU na Kinshasa ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda. Rero bituma bigaragara nkaho u Burundi n'u Rwanda birimo kurwana mu ntambara murasirazuba bwa RDC, nubwo bitigeze byemezwa gutyo n'abategetsi. Ibyo ngibyo ngira ngo murabyumva uko ibintu bimeze, cyangwa se uko ibintu bisobanuye muri rusange. Ntabwo ibi bintu bya M23 cyangwa se by'u Rwanda ndetse na Kongo urumva uwo muzurungutano wose, ariko ibihugu byari byagerageje mu buryo bwo kubana neza n'ibiki byose. Ahubwo izi magwi za politike ngira ngo tujya tugaruka kuri diplomasi mpuzamahanga tukareba ibi bibazo. Mujya mukurikira ibiganiro byacu, turi gukora ubusesenguzi cyane, ndetse tugashingira ku busesenguzi isi iri kugenderaho cyane cyane ku bibazo biri kubera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kavuga ko kiriya kibazo ni pre-economique kurusha uko ibyo abantu baba batekereza. Twumvise hari ikiganiro twari dukoze nijoro, twumva systeme y'Abashinwa, twumva systeme y'Abarusiya, twumva systeme y'Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi buriya ngo buri gushaka kuza kwigira nk'umucunguzi muri Kongo, bwerekana buti ese ko mwatewe maze imyaka abo Barusiya n'abaki bose barabatabaye n'Abashinwa, niwumva abanyaburayi bari kwenyegeza yegana ati badashaka ko muguma mu kavuyo kugira ngo babone uko mudacuruza nabo mushaka. Kisekedi nawe rero yarakaniye aravuga ati ngiye reka mbabwire ibi ngibi byose mubona, ibi byose mubona twebwe tuzacuruza n'umuntu bishaka, cyangwa se uwemera ko tugira n'ubufatanye nyabufatanye, apana ibintu byo kuza kuduhatira cyangwa se ibindi. Banywanyi bacu rero urumva ko ibyo muri Kongo n'ibyo muri Kongo nyine ntabwo biba byoroshye, ariko ngira ngo uko bizagenda kose buriya niba iyi si ukuntu imeze ubona isa n'ishaka kugira ngo itange umurongo, abafite imbaraga bumve ko ibihugu byahora mu ntambara, baprofita rero bakabona babibafashamo, ngo turi kubacyura iwanyu, ngo turagira ngo tubahe igihugu n'ibiki byose, intambara bakagira ejo bundi byakomera igacweza, ejo bundi bakabagaruramo, abana bahashiriye, urubyiruko rwahashiriye, abasore ba Afurika bagombye kuba bari gukora bahashiriye, abahanga bahashiriye, abagore bafashwe ku ngufu, abakecuru bagize gute. Ndakura ibi rero nta mahoro arimo, nta n'umugisha urimo. Twigarukire Masisi rero baravuga ko FARDC yasenye ibirindiro 4 bya M23, ndetse ifata bakavuga ko equipement neutralisé, bakavuga rero ko ndetse n'aba M23 bakomeretse babaye evacué. Cyakora M23 ngo ntigeze hasiga abantu bayo kenshi, ariko bakavuga ko bakavuga ko Masisi FARDC détruisait 4 positions M23, équipement neutralisé, M23 ADF blessé évacué. Hano rero ngira ngo ni situation ya le 25 situation le 25 ko byari bimeze. Noneho rero ngira ngo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo toujours. Hano Kongo baravuga yuko bita le 25 toujours novembre 2025 à Rwanda
La ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner s'est entretenue avec son homologue portugais Paulo Lenguer. Les discussions ont porté sur la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ayant évité l'évolution des processus de paix et l'renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Rero ngira ngo ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri makeya. Mbo turacyaza muri Congo rero ko ibintu bimeze. Nanone toujours baracyavuga yuko l'aviation FARDC frappé 4 positions du M23 à Masisi sur le 25 novembre. Hano bakomeje kwerekana ntuza indege iraskrolinga cyane ikakurura position ahantu cyangwa se ahantu bari ikaraza. Ndabona iyi ndege itena natanga amashusho ahari uko bavuga yuko escalade ya Masisi les FARDC frappé des positions Lebert. Ce mardi le 25 novembre, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont mené des frappes aériennes dans le territoire de Masisi visant des positions tenues par l'AFC M23. Selon des informations fiables, un avion de chasse Sukhoi Su-25 des FARDC a effectué plusieurs bombardements ciblés très tôt ce matin sur 4 positions stratégiques contrôlées par les Lebert. Ces frappes ont permis de neutraliser ces points selon des sources sécuritaires locales. L'opération aurait causé des pertes importantes parmi les combattants libères et des équipements militaires, y compris des artilleurs, auraient été détruits. Des véhicules libères seraient actuellement mobilisés pour évacuer des bercers et reprendre des corps des éléments tombés. L'appareil de combat restait actif dans la région, effectuait des patrouilles dans les zones de Masisi et de Walikale en fait de sécuriser les axes sensibles. Hano rero ngira ngo ikindi batubwira ni ibya M23 buryo yaraswaye ariko bakavuga yuko imodoka za Kongo cyangwa se nako za M23 zaje gutwara abantu bagiye bakomerekera, ariko bakavuga yuko ari igice cyaguyemo abantu benshi cyane. Ndakurahiye cyane. Yeso ngo Rayon Sport yabaye nka nuza. La guerre à l'est du Congo, le colonel Dieudonné Chilanga n'est pris. Il est mort. Armée amée, défendait le pays qu'il aimait. La guerre à l'est. Colonel Dieudonné Chilanga n'uwahe. Ubwo ari mu ntambara muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Hari uwo bita ngo Colonel Dieudonné Chilanga n'est pris, ntako kiriho. Il est mort. Armée amée. Hano turaza kumenya uwo mukoloneli bari kuvuga waguye mu intambara muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Iyi ntambara berekana ko muri rusange isa bumvikanye ko agahenge k'amahoro ari agahenge k'amahoro ahubwo kaba intambara ikomeye cyangwa se intambara y'ubutitsa itarangira yakomeje kuyogoza ibintu ari muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Intambara y'amagasa neza. Mbo turacyari muri Repubulika Demokarasi ya Congo rero ngira ngo toujours abanyaburayi nabo bati rwose tugomba gushyiramo imbaraga zacu cyangwa se tugashyiramo umuti wacu kugira ngo natwe tubashe kugeramo neza, kuko abashinwa la Chine akazamo n'Uburusiya bati baturyanye umushi turimo turasigara rero byanze bikunze. Hano baravuga iki rero, turebe ikintu batangaza ngo pour les Émirats Arabes Unis, l'accord cadré Kinshasa M23 constitue une étape déterminante dans la réalisation de la réconciliation nationale. Niyo étape, ariko ibintu by'ama étape par étape ndakurahiye. Appeler transformation potentielle climatique de l'Afrique opportunité. Le 4 corps
menacé par des têtes d'érosion de Kiwanja près de quoi, ngira ngo turacyari Kongo tureba neza niba hari igishya, ubundi nidusanga nta gishya turafunga ibiganiro byacu, ubundi tuze kugaruka ku biganiro bishya. Sommet Union Européenne et le deux parlements signé une déclaration conjointe salira notamment l'accord de paix signé entre ibi twari tubivuzeho cyane cyane tugiye baravuga rero masaha make, baravuga ko Karume précaire à Buhimba après 2 jours d'intenses combats entre les M23 de Ber et des forces gouvernementales. Bavuga rero yuko basa n'abahagaritse cyangwa se nta ntambara mu aho kari agace katakiri kurwana nk'uko byari bimeze. Reka twisoreze ikiganiro cyacu, tubashimira uburyo mukomeje kubana natwe no gukurikira ibiganiro byacu. Tuvuge ko ikiganiro nakagaruka, mugire ibihe byiza. Ciao ciao, mwizere wa Silva Perezida Peace Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Mukomeze rwose mwikure mu murongo w'abantu batashyikirana, batumva ko ndababwiye ngo nukuri ari umuntu ureba gutya akavuga ati so nk'ubu akumva yahita akura, ariko kubera biba byamuryoheye nyine abona ari byiza, akumva ari noza nyine akumva ari byiza, ariko akareba ati kubera ya mitima y'abanyarwanda. Urwego rw'igihugu rero rushinzwe imiyoborere RGB rwasheshe inzego z'ubuyobozi za muri Rayon Sport, hajyaho komite y'agateganyo izamara amezi 3. Iyi komite igizwe na Murenzi Abudara umuyobozi, Musabyimana Jean Baptiste, Gakwaya Olivier, Madame Akayezu Jose na Maître Nobumwe Jean Bosco. Aho Rayon Sport rero ndakurahiye. Senateri Weve yasabye ko hakwiye kunozwa politiki y'umuganda kugira ngo ibikorwa byabo biyongere kandi bigire ireme. Niko Evode Uwizeyimana avuga muri rusange. Bo twasoje nuko tuba twirebera ibishya niba hari abashoramari mu nganda zikora intwaro ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu Budage, bahangayikishijwe nuko ibiganiro biganisha ku mahoro muri Ukraine byatanga umusaruro bigatuma batakaza isoko bari bafite ryabahaga abakiriya babagurira intwaro. Abashoramari none bo botsa bagira gute? Nizi ntambara zo muri Kongo muri kubona nta kindi baba bari kwenyegeza kugira ngo nyine abashoramari babona abacuruza intwaro zabo. Rero muzi ubwenge ntago mwarwana ngo amafaranga yagombye gufasha igihugu ajya mu izo ntambara agahora mu ibyo bibazo byose. Biba ngo Ukraine intambara irangiye baba bahombye abashoramari. No kuba ari umushoramari yashoye imari, niba muzasanga ngo bari gukora ibiki bintu bagashyiramo amasabune ngo mukirwa munywa, abantu bagashyiramo ibimogi n'ibiki byose. Abahoze ngo mu gisirikare cya Israel bita IDF batangiye uruzinduko mu Rwanda guhera kuri wa 2 tariki ya 25 Ugushyingo. Twashoje ariko ikiganiro ko turi kwirebera ibiri mu Rwanda gake gake, aho rero bazamara icyumweru kirenga basangira n'abanyarwanda ibikorwa bijyanye n'umuco, kwigiranaho no kumenya amakuru ku budaheranwa n'amateka y'abanyarwanda. Bakigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, babwiye itangazamakuru ko bishimiye kugera mu Rwanda, bavuga ko ari igihugu cyiza kurusha ibindi muri Afurika. Babibwiye n'igise ko ari ubwa mbere bahise bagera i Kigali, ni igihugu cyiza bataragitembera, mu gitembere muza hose. Biteganyijwe ko rero kuri iki gicamunsi baza gusura Rwibutso, bagira gutye nyuma bakaza imirimo basket, gusura parike y'Ibirunga, Sanze, kugira ibiganiro nyunguranabitekerezo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ibindi. Aba bane yamwabarikaga nabo bakatembera bakagera ahantu hose, ariko abangaba ntago buriya bashobora kugira. Nekereza ko ntago baca mu buzizabudurira hariya bumva ngo birimo bategera abantu, babazagenda bavuga bati kubera iki? Kubera aho bazica hose nyine haba hakubuye. Abakristo bafashe icyemezo cyo gufata ubuzima bwabo mu biganza byabo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro y'iterabwoba. Hano ni muri Nigeria. Abakristo bimeze gufata imbunda nabo bataba abantu baduhereye koko tuzakomeza kureba tugaragara birirwa batwica. Ni muri Nigeria biyemeje, abaturage biyemeje gufata impoho bati natwe tugomba kurwanira abanyamavunja. Les FARDC rassurer la population craignant entre de périls de la localité mais créature plutôt ennemi profondeur en fait de préparer une riposte vigoureuse.
bo twasoje banywanyi, twasoje, turi buze kugaruka mu kiganiro gitaha. Bye bye.